Niba ugifata amasaha menshi ushakisha tags, wibaza ko arizo zishobora gutuma ubona views nyinshi kuri YouTube, ndagukomeje cyane. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ndakwereka impamvu nyakuri YouTube tags zitakizanira views muri 2026. Ni ukuvuga ngo icyo algorithm ya YouTube yitaho kurusha tags ndetse n'icyo wakora kugira ngo ubone uko ugenda ugashyiramo tags mu ntuza yawe, icyo wakora kugira ngo video zawe zitangire gusunikwa ku bantu benshi. Reka dutangire rero ku gice cya mbere cyo tags zari ingenzi kera. Tags zari ingenzi kera. Ni ukuvuga ngo muri 2020 tags zari ingenzi cyane, ariko ubu ngubu ibintu byarahindutse ntabwo ariko bikimeze, kuko kera video yabaga yagufasha rero ukaba washyiramo how to grow on YouTube, ndetse ikaba yakubwira ngo YouTube growth, YouTube tips. Izi zose zari tags ushobora gukoresha kugira ngo ube wakora ku murongo wawe wa YouTube, ariko rero ibyo ngibyo byarahindutse cyane rwose. Ni ukuvuga ngo mbere ya 2020 tags zari zifite uruhare runini muri YouTube SEO, ariko YouTube yakoreshaga tags kugira ngo yumve neza icyo video yawe ivuga. Ni ukuvuga ngo niba wakoze video ivuga nyine uburyo wakuramo bikagenda, ariko ubu ngubu byarahindutse. Tugeze rero ku gice cya kabiri. Igice cya kabiri kiravuga ngo impamvu tags zidakora nk'uko wibwira. Tugiye kurebera hamwe rero impamvu tags zidakora nk'uko wibwira. YouTube ubwayo yavuze ko tags zafashaga gusa mu gihe hari amagambo abantu bashobora kuba bibagiwe. Niba wibagiwe nka titre y'ikiganiro cyawe ukaba wajya kuyidownload, ukaba wajya kuyikandaho ikaba yakwibutsa. Urugero, niba channel yawe cyangwa izina ryawe rifite spelling igoye, icyo gihe algorithm niyo ubwo ikora akazi ikaba yakwibutsa abantu bari kureba video yawe iyo titre cyangwa iryo zina ryawe uko bimeze. Ariko ku bijyanye no kubona views nyinshi, tags nizo zifata umwanya wa mbere. YouTube ireba cyane iki giye kureba hamwe. Ni ukuvuga ngo YouTube ireba cyane iki, ko twagiye tuba ireba click through rate, ariyo CTR. Ni ukuvuga ngo kureba CTR yawe YouTube ireba iti. Reka rero tubirebere hamwe. Ni ukuvuga ngo ujya kuri YouTube studio nk'ibisanzwe ukareba analytics yawe, ese watch time yawe abantu baramara igihe kinini bareba, barayiklikingaho. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kubirebaho, ureba kuri watch time yawe, kuko ni ukuvuga ngo ujya hano muri analytics nk'uko bisanzwe, nkuko nagiye mbibereka. Iyo analytics yawe niyo ikora audit ya channel yawe, ukareba ukavuga ati se reka nze ndebe mvuge ngo ese content yanjye irarebwa, ese irimo irarebwa igihe kinini, ese abantu barimo barayikandaho, ese audience irayikunze. Icyo gihe rero icyo ugomba gukora, ugomba kuverifyinga channel analytics yawe, ukareba igihe abantu bamaze bareba duration, aricyo bita time duration time, abantu bamaze bareba video yawe. Icyo rero iyo umaze kubireba niho ugomba kumenya ngo ese video yanjye ikunzwe gute, ese video yanjye igeze kugira ngo abantu bayirebe. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bine: click through rate, watch time, audience retention na view satisfaction. Tugeze rero ku gice cya gatatu, icyo YouTube yitaho muri 2026. Ni ukuvuga ngo reka turebe ibintu bine YouTube yitaho. Hariho thumbnail, hariho title, hariho watch time, hariho audience. Tugiye kubirebera hamwe. Icya mbere nk'uko nabwiye, thumbnail nicyo kintu cya mbere abantu babona kugira ngo bajye kuri video yawe. Niba thumbnail yawe itagaragaza neza cyangwa idakura amaso y'abantu, ntibazayikanda. Ni ukuvuga ngo ugomba kwicara ukandika thumbnail yawe neza. Ikindi ni title. Title igomba gutuma umuntu agira amatsiko. Ntabwo ugomba gushyiraho title ndende, ugomba gushyiraho title ngufi y'abantu bareba akavuga ati wow, reka njyeho. Nk'urugero, the reason why YouTube tags don't get your views. Ni izihe mpamvu ushobora gutuma tags zitagwa views? Ibyo ni ibintu rero niba witwarika yite ku kindi bita watch time, aricyo cya gatatu. Watch time ni igihe abantu bari gutinda kuri video yawe, barayireba, barayiscroll. Ntabwo bayiscrollinga ngo bahite bagenda, oya, bari kuyitindaho bayireba. Iyo abantu barebye video yawe kirekire, YouTube ibona ko ifite agaciro bito ikayisangiza abandi. Icyo gihe uzabirebera kuri watch time yawe analytics, ubwo uzabona amasaha yawe iyo abantu bakuru yiyongereye. Icyo gihe bizagufasha kugira ngo noneho ikindi aricyo bita audience retention. Niyo abantu bareba video kugeza ku mpera, YouTube irabyishimira cyane, uzayibona no muri analytics zawe. Icyo gihe bazabyishimira neza cyane. Icyo gihe bazagendera kuki wowe nubona analytics yawe izamuka, uzabona of course, uzabona uko bayirebye, uzabona igihe bayimazeho, uzabona watch time yawe yiyongera. Ni impamvu ugomba gukora intro nziza, kandi ukwirinda ibintu birambirana, ukwirinda kurambirana usubiramo amagambo. Oya, uvuga ibintu ushyira mbese wihutisha, kandi
ibintu bihita bisubiza umuntu kuba yaguma kuri ya video, akaba yayirangiza neza nta kintu bimufasha. Ni ukuvuga ngo rero iki gihe bizatuma abantu bakunda video yawe, iki gihe bazatuma bareba video yawe neza, umuntu arebe ese iyi video irimo iranyigisha, uwo muntu nabona iyi video irimo iramwigisha, iki gihe azayigumaho, ntago azahita apfa kuba yahita ayivaho, ahubwo iki gihe azakomeza avuga ati reka ino video ndebe icyo nshakamo, ndebe icyo nayigiramo muri ino video. Iki nicyo cyo nababwira rero, ikintu cya mbere mugomba kwitaho, mugomba kwita ku byo abantu bashaka, nk'uko twabibonye muri video ishize. Niba icya mbere ugomba kwikorera audit kuri channel yawe. Kuri channel yawe ni ukujya muri YouTube studio, ukajya muri analytics, ukareba ese video yanjye ahangaha byangize gute, ese bayirebye, ese abantu bayikunze, ese audience yanjye yayikunze. Akaba aribyo ugenda. Tugeze no ku gice cya kane cyo cya nyuma, uko wakoresha tags neza. Tugiye kureba hamwe uko wakoresha tags. Nubwo tags zitagifite imbaraga nk'iza kera, ntibivuze ko ugomba kuzireka burundu. Shyiraho izina rya channel yawe, topic nyamukuru video yawe, keywords ni ingenzi na variation y'amagambo. Wenda ahangaha tubisobanuye neza, tuvuga ngo izina rya channel yawe ugomba kumenya. Murabizi ko dufata umwanya nini tujya kuri YouTube tags, ariko ahango reka mbikora hano, hariyo bita rapid tags, ukabikandaho. Iyo umaze kuyikandaho ni muri Google nyine nk'ibisanzwe, uraza ugakanda ahangaha kuri stats kugira ngo utangire. Tuvuge ufite topic runaka, iki gihe registre ushyiramo urayiregisteringa, wamara kuyiregisteringa ukayijyamo. Iyo ugiyemo rero, ikintu cyose ugomba gukora, iyo ushyizemo title yawe iguha tags n'ibijyanye n'ibyo uri gukora. Nk'uko twavuze ngo izina rya channel yawe, ni ukuvuga ngo niba ushyizemo title uvuga ati how to grow on YouTube, urabona umwanya bifata, niba nkawe igenda bitangiriye. Mu gihe nakagubye kuba ndi kwiga video, icyo ngomba kubwira abantu, ariko ngiye muri tags kugira ngo ndebe ngo za tags ngo zizanzanira views. No, barakubeshya. Wowe reba nanditse ngo how to grow on YouTube, kubw'amahirwe rwose iraza. Rero ngizo urazifite ngizo. Iki cyo ukora ni ukuzikopiya ukaziterura, nta kindi. Ibi ni ibintu nagiye ngira mu mavideo, ariko ubu ngubu wikwita guta umwanya wawe muri YouTube tags. Ikindi ni topic nyamukuru ya video yawe. Kuvuga ngo ese content yawe ivuga iki. Ahangaha twe MD Empire TV YouTube Academy twigisha uburyo twakora kuri YouTube, uburyo twakorera amafaranga. Dushyiraho video buri cyumweru. Ngo ikindi ujya hano ukavuga ngo description, ibyo nkora, ese ibyo nkora ni ibiki. Ibyo nkora ni ibingibi mu bisome. Uvuga ngo twigisha uburyo YouTube twabyaza umusaruro, twigisha uburyo wabrandinga YouTube yawe, twigisha uburyo wakora kuri YouTube ukabona views nyinshi, ukabona n'abasubscribers benshi. Iyo niyo content nyamukuru, ari ibyo twita topic nyamukuru yacu twebwe, niyo dukora. Nta yindi topic uzatubona mu pin, uzatubona mu ki. Ibyo rero nibikwereka ko uburyo channel yawe wayubatse. Ikindi nabereka, ujya hano muri settings nk'ibisanzwe, wamara kujya muri settings ukajya muri channel, ubu ngiye kwereka ahantu ushobora gushyira keywords. Ngo twabonye ngo keywords z'ingenzi. Keywords z'ingenzi ni ukuvuga ngo bitewe na title yawe ugomba gushyiramo keywords z'ingenzi, amagambo ashakishwa n'abantu abantu benshi bashakisha amagambo kuri YouTube bagira ngo bamenye ubumenyi. Bashaka kumenya ati ni gute nakora kuri YouTube, ni gute nabona abasubscribers benshi, ni gute nabona views nyinshi. Rwose ibyo ni ibintu tubabwira. Rwose mujye mukora subscribe kuko turabafasha cyane. Ni ukuvuga ngo iyo minota wayikoresha utegura thumbnail, aho kugira ngo ute umwanya kuri tags. Iyo minota wayikoresha rwose ukora thumbnail yawe nziza cyangwa scripts. Ibyo ni ibintu bizaguha views nyinshi. Ni ukuvuga ngo rero niba hari ikintu kimwe ushaka kwibuka nyuma yo kureba iyi video, ni iki. Tags ntizizakuzana views muri 2023. Igituma video yawe ikura ni thumbnail nziza, title ikurura abantu, watch time ndende, audience retention nziza na content nziza agaciro. Rero aho murakoze, mugire ibihe byiza.